turabashuje mwese abakurikiye umubwiriza online TV. Twibuka ubushize ko twari turi mu kiganiro turi kumva ubuhamya bwa mwene data Damien. Duhaye ubuhamya bwiza urugendo rwe rw'ubuzima bw'imibereho guhera muri Kongo ugana muri Amerika, guhera muri Kongo ugana ibyumba cyangwa se kugana mu nkambi hari harimo ubuzima butoroshye. Turagira ngo aheraho narangiza tubwire ibyo yadusezeraniye uburyo yageze muri Amerika, narangiza akomerezeho. Turakwakiriye Damien, Imana igumugisha, komeza utubwire ubuhamya bwawe bwadukoze ku mutima, ubuhamya bw'ubushize bwadukoze ku mutima. Turagira ngo nanubu utubwire uko wageze muri Amerika, byagenze bite kugira ngo umuntu w'Ibutare agere muri Amerika. Niho twahereye, tubwire. Murakoze cyane, turakwakiriye. Murakoze cyane, turabashimiye namwe Imana umugisha. Dusuhuje mwebwe mwese abadukurikiye abari hirya no hino, bumvishe ubuhamya bwa mbere tubabwira uburyo twavuye muri Afrika cyangwa se muri Kongo mu gace ko bita Ibutare, tukaza ubuzima butari bworoshye kubw'intambara. Twamara kuvayo twashoje tubabwira ko twageze mu nkambi y'Ibyumba. Ngero mbona kuri screen yanyu nkaba nitwa Damien Dusabe, nkaba ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana nkuko nababwiye. Tukaba turi gushimira Imana ku bitangaza n'imirimo igenda dukorera. Bityo rero nkuko twabivuze, twasubitse tubabwira ko tuzababwira ubuhamya igice cya kabiri. None rero turabashimiye kandi ko tugarutse kugira ngo tubagezeho ubwo buhamya ko twabasezeranije. Tuje gusohoza iryo sezerano. Inkambi y'Ibyumba twayibayemo mu buzima butoroshye. Mbese wowe waba uzi ububi bw'inzara, waba uzi ububi bw'impunzi, waba uzi ikibazo cyo kuba mu nkambi uri ahantu hatari iwanyu, mugemurirwa mukarya ariko babazaniye, ukaba uri umugabo ukarya gutamitse, ukaba uri umubyeyi ukuze, abana bawe udashaka kujya kubahingira, udashaka kujya kushashana ngo bajajabire ngo bashakire, ukajya urarya ariko utegereje ko imodoka irazamuka. Ese ubwo buzima waba warabunyuzemo? Ese wewe udukurikiye ntabwo ibyo bintu waba waraciyemo? Uri kubona ibintu byoroshye, uri kubyumva ukabona bikoroheye? Twagize mu buzima butoroshye rero muri iyo nkambi, ahantu twategerezaga tugahanga amaso ku muhanda k'imodoka zizamuka kugira ngo tubone ibyo kurya. Twabeshejweho n'ibyo kurya batuzaniye, imodoka zikaza zigapakurura ku buryo wabazaga abana ati se mwabana mwenga impungure zihingwa gute, ziva he? Ati se impungure ni zihingwa muri depo, ibyo kurya nibiva muri depo. Ubuzima bw'abana bavukiye mu nkambi, umukobwa cyangwa umusore akagera mu myaka 10, 15 atazi ngo bahinga ibijumba gute, atazi ngo bahinga ibigori gute, atazi ngo ibishyimbo bihingwa gute, akabona gusa afata imifuka akajya gutonda kuri depo kugira ngo abone ko babaha ibyo kurya. Ese ubwo buzima urabwumva ukumva bworoshye? Ntabwo ubuzima bworoshye. Nagira ngo dukurikire wumve buno buhamya kuri kino kiganiro. Ndizera ko abadukurikiye kizabagirira umumaro. Rero dutangiriye none ku rubwo buzima bwo mu nkambi y'Ibyumba twabayemo, tumuzimu butoroshye, baduhaga ibyo kurya. Nawe barabaye mu nkambi uraza kubyumva, urabyumva vuba. Niba nawe utarabayemo wumve ko ubuzima bw'inkambi butoroshye, kugira ngo ubone umuntu urugo rw'umuryango w'abantu 10 na bangahe, abantu 7, abantu 5. Urugero nk'ako twari abantu 5, ariko bajya gupanya kubita ibishyimbo, niba ari ibiro 7, niba ari ibiro 12, bagaguriza ibyo kurya byo ku kwezi. Nawe wabishyira mu nzu ukibaza bino biryo bizagera mu kwezi cyangwa ibiryo bigashira utaramara n'ibyumweru 2. Abantu benshi bajya batungwa no kwiguza, nibura weho nimba ufite utwisumbuyeho umuntu akakwegera ukamuguza. Nimba hari ukuntu wimereye udufaranga ufite, umuntu akaza avuga ati nguza udufaranga ndeko nahera abana bakarya. Ubuzima bw'inkambi rero bwari ubuzima butoroshye bwo gutungwa n'ibyo batuzaniye. Hari bajya batuzanira ifu, ukwezi ugashira bajya kuduhereza ibyo kujya muri depo, ugasanga ifu yaragira fatana, niba aranyagiye ugasanga ifu yaraboze iri kunuka imaze iminsi. Iyo fu ukibaza ifu tuzayirya tuzakora iki? Ndibuka umunsi umwe twize kwanga iyo ifu bayisubizayo batujya ngo barazana ibindi. Umva, twabaye mu buzima bw'istaragoringa ku buryo babisubijeyo ibiryo nibyaza ko kwezi kurashira batuzaniye ibiryo mu kwezi gukurikiraho. Ibaze ubwo buzima abantu babayeho
muri uko kwezi batabonye ibyo kurya. Ibyo biratambuka. Ubwo buzima twabayemo nabyo kuntu twabaye amashitingi, batazi inzu shitingi barayibarirwa. Hari abavuze ngo ntabwo ari inzu ahubwo ni burembe. Nabyo ko kumanywa izuba rirava ishitingi kava, imvura yagwa ishitingi kava. Ishitingi ni ubuzima butoroshye, ni ubuzima utakwishimira kubamo. Nta muntu wo mu nkambi yishimye, nta muntu witwa impunzi nganezerewe. Abo kwitwa impunzi ni ikibazo, kandi guhunga nyine ni ubuzima dusangiye twese. Ariko reka mbabwire ngo dushimiye Imana ahageze ikora. Twabayemo muri iyo myaka yose Imana ibirebye, ndetse mu bufatanye bwa Isirayeli n'indi miryango yibumbiye hamwe baza gusanga ko bikwiriye ko abantu bahabwa ubufasha bwo guhabwa visa cyangwa se installation ziva mu nkambi bajyanwa mu bindi bihugu bitandukanye. Natwe rero twisanga turi bamwe mu bantu bagira amahirwe yo gusohoka muri abo bantu bazajyanwa mu bihugu byo hanze. Nkaba rero nagira ngo mbere yuko dutanga ubuhamya bwo kuva mu nkambi tuza tukisanga muri Amerika, tuba dusome igitabo cya Zaburi. Muratubabarira sibyo, bakadusome Zaburi 103 kugira ngo muri ubuhamya tubereke ko atari umuntu ubikora, ntacyo watanze, ntacyo natanze, ntacyo twakoze, ahubwo byose ari ubuntu bw'Imana. Zaburi 103 umurongo wa mbere haravuga ati: mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, niwibagirwe ibyiza yakugiriye. Murabyumvishe neza. Iyi Zaburi ni ijambo ryankoze ku mutima cyane. Ndi kumva buno buhamya bwaho Imana dukuye naho tugeze. Imana yakoze ibitangaza, idukorera imirimo tutagomba kwibagirwa. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, niwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Mbese Uwiteka yaba yaragukoreye neza, mbese Uwiteka yaba yarakugiriye neza, akagukura mu buriya buzima bw'inkambi akakuzana ukanagushimira Uwiteka. Si ibyo gusa, n'abari muri iyo nkambi n'abakiyirimo ndababwira ngo mwihangane kandi mukomere. Ndabizi ntabwo mworohewe, ntabwo byoroshye, ariko kuba mukiriho, kuba mukiri muri iyo nkambi, ukaba ukiri muzima, ukaba ukibona ibyo kurya, ukaba ukibona umwuka winjira n'usohoka, imyaka yose mumaze ni ubuntu bw'Imana. Mbwira basohotse bataraza ngo mukomere mushikame mutegereze isaha y'Imana. Natwe niko twabibonaga, ko twabyumvaga, twibaza ko bitazasohora, twibaza ko bitazashika, twibaza ko bidashoboka, ariko ku isaha y'Imana ku iherezo tubona birabaye. Ngo niwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Uwiteka ni n'umukiza, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Abakurikira ikiganiro cya mbere nababwiye uburyo nari nasimbutse ndi guhunga, ngiye kugwa mu rwobo rwuzuye amazi bororeragamo amafi. Harajeho urubobi hejuru utamenya ko hari amazi, hari imikararanga, ibyatsi byose byarameze hejuru. Ndasimbuka ngiye kugwamo, umutima cyagatuza ngakubita ku nkengero y'ubutaka hakurya n'amaboko azirikiye inyuma. Imana n'ububasha bwayo n'imbaraga zayo niyo yankuye aho hantu. Agacunga ubugingo bwawe, yacunga ubugingo bwacu, atumenyesha ijambo ry'igihe. Tumenya umuhanuzi w'igisekuru cyacu, umuhanuzi wo mu gihe cyacu. Itumenyesha ijambo ridukura mu byaha, ijambo ritubatura, ngo niwe ucungura ubugingo bwacu, ngo kandi ngo niwe udukiza n'indwara zacu, akadukiza ibiduhiga, akadukiza ibitwirukaho, akadukiza indwara zose. Ubu ntago ahacu ntago habakiriho, ntago tuba tukibukwa, ntago tuba tukivuga. Ariko kumva turi kuvuga uyu mwuka tuvuga ukabona biremeye, wagenda ukabona biremeye, wahaguruka ukabona biremeye, wavuga ukabona biremeye.
ibyo byose ni imirimo y'Uwiteka. Nubona rero uri kugenda ukona biremeye, nibagirwa ko hari ababana n'ubumuga badashaka guhaguruka aho bari, nubona uvuze kona biremeye, ntuzibagirwe ko hari abantu badashaka kuvuga, nubona wumva bavuga ukumva icyo umuntu avuze ukacyumva, ntuzibagirwe ko hariho abatumva kandi nabo bari gushima Imana. Shimira Uwiteka rero kubyiye gukoreye, ushimira Uwiteka aho ageze akora. Ubu ni ubuhamya ndi kubabwira bw'iby'Imana dukoreye. Agacunga ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Atwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Agahaza ubusaza bwawe ibyiza. Umusaza Uwiteka akamuhaza ibyiza, ugasanga umusaza ari kuyaga, ugasanga umusaza afite imbaraga nk'iz'intare. Kubera iki? Kuko Uwiteka yamuhagije, kuko Uwiteka yamugaburiye, kuko Uwiteka yamusize. Ugasanga umuntu ari kuyaga ukamubaza ati se kuri kuyaga cyane bite? Burya ntago ari we, ahubwo ni Imana. Ibyo rero mubishimira Uwiteka kuko Uwiteka agira neza. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganwa. Hari abaturenganya, hari abakurenganya, hari ababarenganya, ariko Uwiteka aca imanza zitabera akarenganura abarengana. Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyambabazi. Uwiteka ni umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Ntakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Amen. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Uwiteka ni umunyebambe, atugirira imbabazi. Zaburi irakomeza ivuga ati nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho ibihe byose. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nibwo rero Uwiteka atugira imbabazi. Abonye tuguye nabi, abonye turi mu bibazo, turamutakira aratwumva. Kuko muri Zaburi 2:8 haravuga ati nsaba nzaguha amahanga kugira ngo uyatware. Imana rero nibwo yumvishe gusenga no gutaka kwacu. Muri ubwo buzima twari turimo, Imana iba yohereje ubufasha, maze batwigaho, basanga natwe turi bamwe mu bakwiriye kujya mu gihugu cya Amerika. Baraje rero baradutomboza nk'uko nababwiye. Hari ababirwanije, hari n'abakibirwanya. Hari abantu baduhaye ubuhamya hano barambwira ati ngewe ngiye kuza, data yarabyanze arabihakana, aranuka ngo ndi ikivume, arananca anca mu muryango. Ariko ubu ngubu data ari kumamagara akansaba imbabazi, akambwira ati mwana wanjye ntitwabimenye, ahubwo bari kujya baduhamagara akavuga ati mbese mwadubufasha ko tumerewe nabi. Ariko ibyo byose arabivuga kuko nyine afite abibwira, akeneye ubufasha kuko azi ko aho uri nyine ubwo bufasha wabubona cyangwa se wabishobora. Ariko bitari byaba barabyumvaga, bakabyumva nk'abantu, bakabitekereza nk'abantu. Na n'ubu barimo bakibyumva gutyo. Ndababwira ngo mureke imyumvire y'abantu, mureke amarangamutima, ahubwo mureke imirimo y'Uwiteka. Imana aba ariyo ubwayo yikorera. Nabwiye Imana ati Mana, wemeye ko duhagurutse muri inkambi tugiye kujya mu mahanga. Niba ari weho wabishatse, ndapfukamye ndasenze, uzemere iyi dosiye uyibemo, urugendo rwacu rwishingire. Kandi iyo tugera tuzabone uko dusenga, kuko twebwe ntabwo twaba mu buzima tudasenga. Kuko tukiri abana bato twavukiye mu rugo rw'abasenga, twigishwa Imana, twiga kumenya Imana, tubona imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ko atari iby'abantu. Rero ntabwo twarekura Imana, ntabwo twarekura ngo tureke ijambo ryawe, ngo tugiye kwa bihugu nk'uko bari kuvuga ngo tugiye gupfa nabi, ngo turaguye, ngo tuye muri biriya bihugu tudafite aho tuzakubona. Ubwo rero ndagusabye, nimba ari weho iyi dosiye yanjye uyigeho. Nimba uzi ko tugiye gupfa no koza imbwa no kurera abakecuru tuboza nk'uko abantu bari kubivuga mu mitima yabo, nk'uko imitima n'amaso yabo biri kubibabwira, ukaba uzi ko ubuzima tugiye kujyamo tugiye gupfa nabi, tukaba abaretwa b'amahanga, idosiye yanjye
uzayice ntizabeho ntibizanabe. Ubwo isengesho ndarekera mberekera Imana nyirekera umurimo. Rero hari abantu bajya gusenga nabo bakanasenga nabi, bireka mvanga murasaba nimuhabwe ko musaba nabi. Abandi nabo bakajya ku mavi badusengera ngo Mana dusabe idosiye yice, ntago dushaka agenda, Mana ntago dushaka waducika, Mana nibagume hano, agasenga. Ariko amaze kubona urugendo rwacu Imana yaruhiriye, tize muri Amerika aterega twarabasengeye, Imana yarabafashije, mwagezeyo muraryamye muri kutwibagirwa, atari ku bundi mwatwibutse. Yaragusengera ngo idosiye ipfe, ariko umaze kujya muri Amerika ari kukubwira ati nagusengeye ngo uzagereyo amahoro. Hahirwa ab'Imana yatoranije kandi bakavuga iby'ukuri batariganya batabeshya umutima wabo. Nuko rero twaraje tuva muri Afurika, twurira indege tugeze muri Amerika. Ntabwo byatworoheye, bwabaye ubuzima bubi. Mu ntangiro wumva ari byiza, bagufasha, baguha ibyo kurya, bakwishyurira inzu, ariko muri ya minsi bakurekuye ubuzima batangiye kukugora. Nta bwishingizi bwo kwivuza ufite, nta Medicaid, nta food stamp. Uri kujya gukora ubufaranga bwose ukoreye ukaza ubwishyura inzu. Icyo gihe rero usanga ibintu bigukomereye, bamwe muraganira ukumva atangiye kwicuza no gutekereza gusubira muri Afurika. Ariko biratinda, buhoro buhoro muri iyi si ni ukuzamuka ukamanuka, ugatambika ukazamuka ukamanuka, ukabona ku iherezo ugeze ku ntego. Genda kubwiza ukuri, mu ntangiriro biragora, ariko uko ugenda ukora usitaragoringa, uhasoringa, ukorana imbaraga zawe zose, ibintu ubigeraho. Abantu bibaza ngo hano muri Amerika amafaranga murayatoragura, ngo murya mutakoze, ngo mubona amafaranga mutakoze. Hano wicaye nukore ushobora kubaho nabi gusumba umuntu muri Afurika. Nyiri nanjye muri Afurika nega nibaza ngo Amerika ni igihugu cy'amata n'ubuki, nta bantu basaba, nta muntu wakena. Hano muri Amerika ndakubwira ngo aho urebye nabi wakena nabi. Hano muri Amerika harimo bita aba homeless, baba ku muhanda bafite amaguru n'amaboko, barasaba bagasabiriza kubera ubuzima. Ndakubwira ngo rero hano muri Amerika iyo uhageze urakora, ugakoresha amaboko yawe, ukoresha imbaraga zawe zose. Harimo n'abakora ubuzi bubiri, bagakora kabiri kugira ngo babashe kubona ibyo kurya, kugira babashe kubona ibibatunga, babashe kubona n'ukuntu batunga imiryango yabo, imwe basize n'indi iri hano. Ibyo byose ni ubuzima. Rero twebwe twaraje n'umuryango wanjye wose, umugore n'abana, turi muri Amerika. Biragenda bikaza buhoro buhoro, ukagira igihe ukora amafaranga, ukagura akamodoka. Ubuzima bwawe ni imodoka, imodoka utayifite ntiwajya guhaha, imodoka utayifite ntiwajya mu kazi. Ni ukuvuga kugura imodoka ya hano ni nk'uko wagura igare muri Afurika, kuko udafite imodoka nyine nawe ubuzima urabwumva, buba buciriritse cyangwa se buba bukiri hasi. Ariko iyo ugeze kumara kubona imodoka, ubuzima burakomeza. Rero Imana yaduhaye umugisha, tugeze muri Amerika tubona ahantu ho gusengera. Dusenga Imana, dushimira Imana buryo yarinze urugendo rwacu, dushimira Imana buryo yaturinze kwandagara muri iki gihugu, dushimira Imana buryo yarinze umuryango wacu wose muri rusange, barumuna banjye ndetse n'indi miryango dufite ndetse n'abandi muri rusange. Tugashimira Imana uburyo igomeje kurinda itorero ryacu, bakagomeza kubona ahantu n'uburyo bwo gusenga. Ni ukuri ibyo ni dushimiye Imana. Rero ndashimira Imana ko Imana yaduhaye icumbi, iduhereza inzu yo kubamo. Turabishimira Imana ko Imana yakoze ibitangaza, ikora imirimo ikomeye. Muri ubwo buryo rero ni ubwo buhamya nabasanganiza, mbabwire ngo turi gushimira Imana kuko Imana ariyo igira neza, niyo mutunzi w'imbabazi, ngo ntiyatwituye ibihwanije n'ibyacu, ahubwo kuko imbabazi ze ari nyinshi, ngo kandi nk'uko ijuru ryitaruye isi, ngo niko ibyaha byacu bitaye kure ndetse mu nyanja yo kwibagirwa. Rero ubuhamya twabahaga
nubwo twari kumwe n'umuvandimwe hano wayuhira ngo adufashe gufata amashusho ndetse anadufasha kunoza no kunonosora neza kino kiganiro cyacu. Murabyumva ko ibintu bigenda neza hano muri Amerika. Ikintu cyiza kizima nahakundiye nuko ukoresha amaboko yawe, ntago bakwambura amafaranga wakoreye. Amafaranga yawe aza ku gihe. Muri Afurika warakoraga, wakora ukamara ukwezi ntibakwishyure, ukwezi kwa kabiri ntibakwishyure, kubona umuyobozi aje kukwishyura mu kwezi kwa gatatu bakurimo amadeni. Hano ni automatique, ni direct deposit, urakora amafaranga yakaza. Kandi hano ikintu ushaka cyose, iyo wifashe neza, iyo witwaye neza, ikintu cyose ukigeraho. Nubwo kino gihugu usanga kirimo ibibi n'ibizira byinshi, ariko kino gihugu bakeneye ngo ubeho gikirisitu. Bakeneye ngo ubeho gikirisitu, ukiranuke, ugire umutima uboneye, uvuge ibintu by'ukuri. Social security yawe uyirinde neza, social yawe ubana abantu amahoro. Nubana abantu bose amahoro, ukagira credit ihagaze neza, ukagira amanota meza, azagufasha kugera ku kintu cyose wifuza. Hano abantu muri Afurika bumva ngo twaguze amazu, bakumva ngo ibintu birakomeye. Hano ushaka kumva ngo umuntu yaguze inzu y'ibihumbi 300 by'amadolari, ni credit, ni ideni, azapfa ari kuyishyura cyangwa ayishyure imyaka ari inzu naguze. Bandika ko guhera muri 2017 nzayishyura paka 2030. Urumva imyaka irimo ari ngahe? Fasha ideni, inzu irimo ni ideni. Hanafata amamodoka, ugasanga ni imodoka nziza iri mu bihumbi, ukibaza kuvuga ati umuntu arahiriwe, nyamara ni ideni. Harabumva ngo bazatse kubura ubwishyu, harabumva ngo babatse amamodoka kubura amafaranga yo kwishyura, harabumva ngo bakuye mu mazu babata hanze kubera amafaranga yo kwishyura. Hari n'abakodesha baraba renti. Hano iyi Amerika abantu bari mu mazu yose, amapartema wumva bose ni renti. Muri Afurika usanga umuntu yikondakondeye akazu agatanga n'ibihumbi 50, kumva ngo aguze inzu ya miliyoni 30, akayiba mariye ayigengaho nta muntu nta kintu wakubaza. Ariko hano abantu bose babimukira bavuye muri Afurika, nimba munashaka kubyumva, munashaka kubimenya, mumenye ngo bose bariho kubw'amadeni, ariko buhoro buhoro bigenda neza. Rero nagiraga ngo konye dusome Yesaya hanyuma mbasezerere. Nibaza ko ikiganiro kitabarambiye kuko nabaganizaga mbaha ubuhamya bwanjye uko twaje tuva mu nkambi y'ibyumba tukagera muri Amerika turarya tukaryama nta kibazo, ukajya mu kazi ukabona ibyo guha abana ndetse n'ibyo kwandika. Reka dusome Yesaya 50 turi kugera ku musozo. Yesaya 50 murongo wa 4 kugeza kwa 5, ni umurongo umwe gusa. Yesaya 50:4. Umwami Imana imaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushye amagambo. Inkangura uko bukeye, ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Umwami Imana inzibuye ugutwi, sinaba ikigande ngo mpindukirire nsubire inyuma. Amen. Uyu murongo twarimo dusoma hano ku murongo wa 4 avuga ati umwami Imana imaye ururimi nk'urw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushye amagambo. Ikangura uko bukeye, ikangurira ugutwi kwanjye kumva. Nandi kubabwira ubuhamya bwanjye kugira ngo nshobore gukomeza abihebye, mbabwire ko Imana ariyo ishobora byose. Mbwira abarushye ko Uwiteka ari uruhura abarushye, kandi mbwira abihebye ko Uwiteka ari we ubasha kubahumuriza. Mbwira abashonji nkuko twawubayemo, mbwira abashonje ko Uwiteka ari we uhaza abashonje. Mbwira imfubyi ko Uwiteka ari we se w'imfubyi.
aho papa wawe atari, aho mama wawe atari, Uwiteka arahari, emera gusa aze mu buzima bwawe, Uwiteka arakubera so. Mbwira abapfakazi babuze abagabo mu ntambara, badafite abagabo, bababuze mu buryo butandukanye, babwira ko Uwiteka ariwe mugabo w'abapfakazi, emera uhamagara Uwiteka, usenge aze mu buzima bwawe, arakubera umugabo. Ibibazo byawe byose byakunaniye, ibyo wumva bidashoboka, Uwiteka naza mu buzima bwawe, akivanga mu buzima bwawe, akaba mu buzima bwawe, ibibazo byawe byose bizabonerwa igisubizo kandi bigende neza. Imana iba umugisha. Urakoze cyane mwene data ku buhamya uduhaye ubuhamya bukomeye cyane bw'uko wavuye muri Kongo ugera muri Amerika, urahindura ugira icyo wigezaho uri muri Amerika. Ndabona hano aho utuye iyi nzu, wagira icyo tubwiraho? Ni inzu nziza cyane, turaza kuyereka abantu mu kanya uburyo imeze. Ni inzu nziza cyane, wayibonye ute? Iyi nzu uburyo nayibonye nk'ubuntu bw'Imana cyangwa imbabazi zayo, kuko ni inzu naguze, ni inzu nafashe nka credit. Hano muri ubu buzima nyine nabibabwiyeho gatoya, iyo ufite amanota meza, ufite umubanire mwiza n'abo wasanze n'ubuyobozi, icyo ushaka cyose ukigeraho. Iyi nzu turimo ni iyanjye, ndashimira Imana yiduhaye. Yego, urakoze cyane. Ni inzu nziza cyane. Iyi nzu kugira ngo uyibone byagusabye iki? Byagusabye se watubwiye ko ari icyizere ubwirirwa ko mbese ubanye neza n'abanyiri iki gihugu, reka tuvuge gutya. Ariko ni inzu nziza cyane kuba uyifite ku mugabane wa Amerika, waravuye ku mugabane wa Afurika, tutari kuba dufite inzu nk'iyi. Sinzi niba muri Afurika ari kuba ufite inzu nk'iyi, na bwa buzima watubwiye bwari bugoye cyane. Se yukomeza kuba muri Afurika hari bari kubona inzu nk'iyi? Oya, Afurika ntabwo nari kubona inzu nka yino, ko navuye muri Afurika nkora kandi narakoraga cyane pe. Ariko reka nkubwire ubuhamya ko navuye muri Afurika narafata no kuri miliyoni y'amanyarwanda, ariko hano ngerageza gukora mu byumweru 2 ukwezi, amafaranga araboneka. Hano rero nk'uko nakubwiye, igiriwe icyizere n'abayobozi, ntacyo utageraho ugishaka. Hano wegera abantu kandi baravanga iyo wegera umunyabwenge, nawe burya umunyabwenge nta muntu wigira, nta n'umuntu wishoboye. Hano twese tugenda twegerana kugira ngo nkagenda nkareba umuntu nkamubaza ko byagenze, nk'uko n'undi nanjye yanyegera akambaza ko byagenze nkamubwira. Hano uragenda ukerekana amanota yawe, bakareba credit yawe ukuntu ihagaze, bakareba ubunyangamugayo bwawe, uko watangiye winjiye muri iki gihugu cya Amerika. Kuza mu ndege ni itike y'indege, hari n'abayizamo batazi ko babagujije amafaranga bazishyura. Ibyo nanjye nagiye kubimenya, njye nabimenya nyuma. Tugeze no twishyura itike y'indege, ngiye dusaba uyu mubona, nageze hano mu mwaka 1 n'igice nari maze kwishyura itike y'indege OEM miliyoni, ubwo navanye 7 z'amanyarwanda, ko nishyuye 7,700 by'amadolari. 7,700 by'amadolari kubifata mu mwaka 1 n'igice ugeze hano ntabwo byoroshye. Nari yabonye nishyura OEM, icyo kirarangira. Hari umaze kwishyura, gutangira ngo ugenda wishyura inzu ukodesha, uburyo yishyura amazi, uburyo yishyura umuriro, uburyo wishyura ibintu byose, ugenda byishyura neza. Burya na amanota uburi kwandika ni ibintu byiza, niko bavanga iri gukora neza, uri umukristo wakora ibintu byiza, uburyo uburi kwandikisha mu ijuru, mbega uburi gutanga icyizere cyangwa se ziko nabivuga. Ubwo rero nuko barayibonye, abona ko bikwiriye, inzu ndayishaka. Baravuga ati ufite ikintu duhereho. Hari igihe bakubaza deposit, bakavuga tuzatanga amafaranga ya naya, hanyuma tuguhereza inzu, ubundi bakandika imyaka uzagenda wishyura. Iyo ubanye n'abantu neza, ugakora akazi kawe neza, hari igihe wishyura vuba bikarangira inzu uyishyuye utanamazemo n'imyaka myinshi. Wowe nk'umukristo, wowe n'imibanire yawe n'Imana imeze ite? Tubwire mu ncamake. Barakoze cyane ku icyo kibazo, nakivuzeho gato babwira ko kuza twaje bazi ko tugiye kugwa, tugiye gupfa, tuzabona ahantu ho gusenga, ko twasabye Imana ati nimba tuzabona ahantu dusengera idosiye ibure. Ariko nimba uzi ko tuzabona dusengera kandi kabizi ko Imana ibirimo ibigenze neza, idosiye yacu igende neza.
Imana yibayemo. Nukuri ndashimira Uwiteka byimazeyo kubw'imirimo yakoze twageze mu gihugu. Dukomeza gusenga naho twarambitse biriya ngo tujye mu makampani ngo dushukwe n'amafaranga. Umubwiriza aravuga ati ibintu byose biri ku isi kubyirukankaho ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga, ko twavuye mu nda y'ababyeyi twambaye ubusa, tugera mu nda y'isi twambaye ubusa, tuzasubirayo ntacyo tujyanye. Rero ibintu byashuka umuntu bikavuga ngo uve ku Mana ntabyo. Ni byiza kudacumuzwa n'akamanyu k'umutsima, ukamenya ko kubaho ari Kristo, ko byose tubeshwaho nawe. Iki gihugu abantu benshi baturutse iriya baragitinya, abantu bari iriya bakagitinya ko ushobora kugera hano ukabona ari ahantu hashasheho kugwa, ukagenda mu by'isi ukigendera. Ubibona gute? Ubona ibyo bavuga ari byo cyangwa atari byo? Hano ntabwo hashashe, hano iyo uhagaze neza urakomera, ariko iyo witwaye nabi kino gihugu kikubera kibi. Nibyo navuze, iyo witwaye neza kikubera cyiza, wakwitwara nabi bikakubera nabi. Kino gihugu nubwo ari abantu basa n'abadasenga, ariko bifuza kubaho nk'umukristo kugira ngo ibintu byawe bikore neza, bigende neza. Hano iyo ukoze ubaho, iyo udakoze abantu bibaza ngo kuza mu munyenga, ngo udakoze ngo wabaho. Hano udakoze wanabaho nabi. Nongeye kubisubiramo gusumba umuntu uri muri Afurika. Urakoze cyane, turagushimiye kubw'iki kiganiro uhaye Umubwiriza Online TV. Mwese murebe hasi, mujye mukora subscribe, musharinge ubuhamya bugera ahandi. Nawe mbese waba ufite ubuhamya ukaza kutubwira, tuguhaye ikaze ku Umubwiriza Online TV. Utubwire nawe akari ku mutima, agafasha abandi bantu, agafashe natwe twumve imibereho yawe. Uri muri Amerika, challenge wahuyemo nazo ni zihe? Urakoze cyane Damien, kuri mikoro n'amashusho, kuri mikoro za Umubwiriza Online TV. Turagushimiye cyane kubw'umwanya uhaye, ushangije imibereho yawe yari ikomeye cyane, ariko ukagera ahantu muri Amerika ukaba ufite uburyo uhagaze, uburyo ufite inzu, hari imibereho yawe yarahindutse, abana bawe ukajya ku ishuri, abana bawe ukabakorera icyo ushoboye cyose. Ubu ukaba ushobora kuba uri umugabo mu rugo wihagazeho, ufite uko ejo hazaza hawe, ariko byatewe no gukora. Watubwiye ko gukora muri Amerika nta gushyira amaboko mu mufuka, kandi warakoze, kandi biragaragara umusaruro. Urakoze cyane rero kubwo iki kiganiro duhaye. Reka tuguhe umwanya, udushyire imbere y'Imana, udusabire natwe imigisha abazakora iki kiganiro, cyangwa se niba hari ijambo rimwe wababwira mbere yo gusenga ritubwire, noneho dushyira imbere y'Imana. Yego, murakoze cyane. Ndumva iby'ingenzi babwiye yotabarambira. Ndabizi ko abantu barambirwa vuba, kandi nanone nk'uko babivuze, muri Amerika ntabwo ari ukwicara ngo urambarare, ni ugukura amaboko mu mufuka ugakora. Reka rero tubabwire ko ikiganiro cyacu arakagaruka. Mwibuke kugenda mudukurikira, dufiteho n'indirimbo nziza cyane ivuga ati ko usinziriye, mbese usinziranye iki. Tunabibutsa ko ukeneye, uri hano muri Amerika, Louisville, Kentucky, ukeneye kujya guhaha, n'ahandi wakura ibyo kurya, n'ahandi wasanga ibyo kurya bihendutse. Sadiki Shop ni isoko international, isoko ryiza. Mwagenda uvuga Igiswahili, uvuga Igifaransa, uvuga Icyongereza, murasabana. Ufite amafaranga murashyikirana. Hari ibyo kurya by'ubwoko bwose, hari amavuta y'ubwoko bwose, amamesa, elayo, amavuta yose ukeneye wayahasanga. Ari ayo kwisiga, ibindi byose muzamenya muhageze. Nakurangira Sadiki Shop ni isoko ryiza ririmo ibyo kurya by'inyafurika, isombe, inyama, fresh meat, ibyo byose wabihasanga. Nakurangiraga Sadiki Shop ni isoko ryiza, kandi Sadiki Shop abafasha no mu ngendo zanyu. Mukeneye kujya kwimura abantu, afite imodoka yimura ibintu. Imodoka zaho zirahendutse, ni iriya modoka ya UKO, ziriya modoka zimura ibintu. Ufite imodoka ntoya n'inini, imodoka ziringaniye, kandi igiciro ni cyiza cyane.
kiraciriritse kabisa. Nibyo nababwiraga rero, reka dusoreze ikiganiro cyacu hano, dusenge tubashimire kugira ngo ubundi dukomeze turyoherwe n'ikiganiro cyacu cy'ubutaha. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye kandi turaguhimbaje Yesu Kristo, nanone mungire ubugingo bwacu. Mana nziza kandi Mana nzima, uriho kandi uzahoraho iteka ryose. Ni ukuri wadukunze, udukunda sitararemwa, wa Mana we udukunda ntacyo dufite, kuko waravuze muri Zaburi ya 15 ngo ninde uzahagarara ku musozi wera w'iteka, n'ufite umutima utunganye, n'ufite amaboko atanduye, n'utagenda ashyushya inkuru z'abaturanyi be, ahubwo akora ibyo gukiranuka. Mwami, emera bidushoboze mu mitima yacu, dukore ibyo ushima, dukore ibyo ushaka kuri uyu musozi. Mwami Yesu Kristo, abenshi bakuzi n'abatakuzi barushaho kumenya, wa Mana we kwavuze ngo aho muzagenda mugakandagira zaba ari ahanyu, kandi aho muzaba muzahindure amarembo y'abanzi. Mwami bidushoboze. Ni ukuri abadukurikiye duhana umugisha, kino kiganiro kibagirire umumaro, kandi ijambo ryawe rigomeza gucishwa kuri iyi channel umubwiriza online. Ugomeze Mwami Yesu Kristo kwagura ijambo ryawe mu mitima yacu, maze abazabikurikira bose bizabashe kubafasha. Abarijya no hino Mwami bazakomeza gukurikira iyi channel, bazakomeze Mwami kubigiriraho umugisha, kandi nabo Mwami bazakugiriraho umugisha. Umugisha umuvandimwe twari kumwe, Mwami twese uduhana umugisha, ugomeze utugire neza. Mwami ndakwinze kugira ngo ugomeze kubana n'ubwoko bwawe, itorero ryawe kuri umusozi urizivile urikomeze. Wa Mana we abane data n'abashiki bacu mbasimbwanda byawe kugira ngo ubakomeze. Wa Mana we abananiwe ubashoboze, abashonje ubahaze, abihebye ubahumurize. Mwami ni wowe ushobora byose, nta wundi muntu tugomba kwereka ibyacu. Ibibazo byacu Mwami dufite ni wabikemura. Ngaho Mwami Kristo ndakwinze kugira ngo uze ubigisubizo cy'ibyifuzo byacu. Bara natwe utuyobore, ibiri inyuma byose Mwami nabyo bikomeze biyoberwe nawe, turindwe nawe kugeza ubwo uzagaruka, kandi Mwami turinde muri byose. Tubyambaye byose twizeye kubyumvishe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Sawa sawa, bayi. Imana ibagire neza kandi gumana namwe.